Wigeze kubona amanota yose muri Kamisi ariko ukibaza utese nayohereza gute kwa dosi? Cyangwa se ukibaza uko waha umwarimu uburenganzira bwo guhindura amanota yamaze gukorera submit? Muri iyi video turakwereka from A to Z uko wakoresha Kamisi neza, uko winjiza amanota neza, uko wareba abarimu n'amasomo mu ishuri ushinzwe, nuko waha abanyeshuri contact marks and comment no kohereza report kwa dosi nta makosa. Utesa Technology Solution, igisubizo ku ikoranabuhanga rigezweho. Utarakora subscribe wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe igucika kuri iyi channel yacu. Intambwe ya mbere ni ukwinjira muri Kamisi. Urafungura browser Chrome cyangwa se Microsoft Edge. Muri address bar andikamo kamisi.nesa.gov.rw, ubundi ukande enter. Kanda kuri get started, hanyuma winjizemo login credentials zawe, SDMS staff number na password, then click login. Ukimara kwinjira uhita ubona Kamisi dashboard. Iyi ni home yawe, everything start here. Iyi blue icon iri hejuru ibumoso ni igufasha kugendagenda muri Kamisi. Aha niho ugenzura navigation, terms na pages zose zo kwinjiza no kwemeza amanota. Step ya kabiri ni course verification. Urajya kuri blue icon top left. Mbere yo kwandika amanota hari ikintu cy'ingenzi cyane, course verification. Kanda kuri course verification, ukande kuri ya blue icon itakiri ubururu cyangwa handi hose kuri dashboard. Mbere ya byose reba amasomo kwanditseho, yarebe neza. Mu gihe usanze hari amasomo kwanditseho kandi utayigisha cyangwa amasomo wigisha atagaragara, ntukomeze. Ugomba guhita umenyesha dosi cyangwa head teacher bagufashe kubikosora. Iyi step irinda amakosa akomeye muri report. Step ya gatatu, max recording. Urajya kuri blue icon, noneho turinjira mu gice nyamukuru, max recording. Kanda kuri max recording, uje kuri ya blue icon ariko itakiri ubururu cyangwa handi hose kuri dashboard. Ukimara kuhagera urahita ubona compression rate. Ibara ry'icyatsi risobanura ko amanota yamaze kuba submitted. Ibara ry'umuhondo risobanura ko amanota akiri draft. Ibara ry'umutuku risobanura ko amanota ataratangira kwinjizwa muri Kamisi. Kwinjiza amanota, ikibanze urahera kuri end of unit, nyuma ukurikizeho end of term. Scroll left, ukande kuri edit max. Niba ari ubwa mbere ugiye kwinjiza end of unit, kanda kuri end of unit, hanyuma ukande kuri create draft. Shyiramo amanota umwe umwe, komeze wandika amanota. Niba hari umunyeshuri utarakoze end of unit cyangwa se end of term, urakanda kuri utu tudomo dutatu, uhitemo missed, bivuze ko atayikoze. Iyo urangije gushyiramo amanota yose, kanda kuri save max, uje kuri submit max. Iyo ubonye message nk'iyi, kanda kuri remove invalid max ukomeze. Niba utu tuntu twose tuvivuye, kanda kuri approve max. Aha niho amanota ahita yoherezwa kwa class teacher. Ubu noneho twinjire muri end of term. Urajya kuri add assessment, select end of term, ukande kuri create draft. Mu kwinjiza amanota ukoresha inzira imwe nk'iyo twakoresheje kuri end of unit. Ukinjiza amanota kuri buri munyeshuri. Mu gihe urangije kuyashyiramo, kanda kuri save max, uje kuri submit max. Mu gihe utu twose tuvivuye, uhita ukanda kuri approve max. Ako kanya amanota yitajya kwa class teacher. Wibuke, niba amanota abaye submitted, haracyari uburyo bwo kuyahindura. Turabireba muri step ikurikiraho. Kugira ngo ukomeze kuyandi masomo, kanda kuri close max sheet, uje kuri close form. Niba compression rate itaraba 100%, urareba irindi somo ukomeze ushyira amanota muri Kamisi ukoresheje nk'ubu buryo turangije. Step ya kane ni approve max, final step. Iyi ni step ya nyuma kandi ikomeye cyane, approve max. Kanda kuri blue icon, uje kuri max approval, hanyuma ukande kuri ya blue icon itakiri ubururu cyangwa handi hose kuri dashboard. Urahita ubona ishuri uhagarariye ubereye class teacher.
scroll left ukande kuri view max. Niba hari umwarimu ukeneye guhindura amanota yamaze gukorera submit, uramanuka hasi ureba isomo rye, hanyuma scroll left nka class teacher ukanda kuri reject, bigatuma nyiri iryo somo abona uburenganzira bwo guhindura amanota niba yari yibeshye. Icyitonderwa, niba nka class teacher warangije kohereza report kwa dosi mbere yo gukora reject, abayobozi dosi head teacher nibo bagomba kubanza gukora reject, class teacher agakurikiraho. Nanone ushobora kureba abarimu bahawe amasomo mu ishuri ryawe. Hejuru y'amasomo kanda kuri load teachers details, aho ubona amazina yabo na telefone numbers. Biroroshye kubahamagara igihe bibaye ngombwa. Nanone kandi waha abanyeshuri uhagarariye amanota ya discipline, hanyuma ukohereza report kwa dosi. Ibi bikorwa gusa iyo completion rate ari 100%. Niba abarimu bose bakoze submit, urajya kuri preview and approve, hanyuma ku banyeshuri scroll left, hanyuma kuri buri munyeshuri ujye kuri preview and approve, usuzume report ya buri munyeshuri neza, urebe amanota yagize ku 100 kugira ngo ubone uko umuha comment. Tugiye kumuha conduct max, dushyire na comment kuri report ye tunyuze hano kuri approve max. Ngira ngo urabona aho kwandika conduct max naho gushyira report card comment. Turandika conduct max, twandike na comment. Ndashyiraho developing, keep it up, kuko amanota yari kugenda azamuka hejuru ya 60%. Hanyuma nkande kuri approve report card. Are you sure you want to approve this report card? Nkande kuri OK. Urabona ko conduct max yageze kuri report y'umunyeshuri ndetse na comment yamaze kuhagera. Developing, keep it up ku banyeshuri banjye barengeje 60%. Ndakomeza nkanda kuri next student kugira ngo abanyeshuri banjye bose babone amanota ya discipline ndetse bahabwe na comment bitewe n'amanota bagize ku 100. Niba umaze guha abanyeshuri bawe bose amanota ya discipline ndetse no gushyira comment kuri report zabo, urabona ko hano kuri max verification progress ari 100%. Mu gihe progress yabaye 100%, abanyeshuri bawe batondetse ku myanya yabo ndetse na report zageze kwa dosi kugira ngo zikorere approve. Murakoze gukurikira iyi video. Niba video yagufashije kanda like, uduhe comment, ukoreshe ya kuri bagenzi bawe, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, bityo ntihazagire video nimwe igucika kuri iyi channel yacu. Amahirwe masa. Urifuza kwiyandikisha mu kizamini cya perimi cyangwa mu bizamini bya leta kandida libre? Ushaka kwiyandikisha muri kaminuza, university no mu mashuri makuru? Ese ukeneye gukoresha online services, online application, services z'Irembo na services za Rwanda Revenue, imisoro no kwishyura utavuye aho uri? Twandikire cyangwa uduhamagare kuri izi nimero. Ukeneye video zijyanye n'iyi wareba muri description y'iyi video aha hasi, cyangwa ukajya muri comment, ni comment ya mbere.